Hello guys, murakaza neza mw'isi nshya y'ikinyejana cya 21 aho buri kimwe icyo ari cyo cyose gisigaye gikorerwa online hifashishijwe software zikoreshwa muri computer hamwe n'ama-application akoreshwa muri smartphone kubw'ingufu za internet. Nkuko nabivuze mbere ko iyo dukora iyi business ya online forex trading twifashisha imbuga zabigenewe cyangwa se platforms zabigenewe kubw'ingufu za internet twifashishije computers na smartphone. Urakaza neza mw'isi y'ikinyejana cya 21 aho ubukungu bw'akataraboneka yirirwa butembera mu muyaga kubw'ingufu za internet hifashishijwe computers na smartphones. Muri iri somo ugiye gusobanukirwa neza uko dukoresha application yitwa MetaTrader 4 trading platform muri smartphone kugira ngo tubashe kugura no kugurisha amafaranga y'ibihugu bitandukanye byo ku isi dushaka inyungu. Ubu none urimo gukurikira icyerekezo Forex Academy, the place where all Rwandan and Burundian traders learned. Nge ukomeje kukugezaho aya masomo nitwa Burino Nyasega Kwerere. Nuko hari abantu benshi bakomeje kumbaza namba yanjye ya telefone hano muri comments kugira ngo bambaze amakuru ahagije kuri iyi business ya forex trading. Nimero yanjye ni 0788445080. Iyo namba iri no muri mobile money. Uramutse ubona aya masomo hari icyo akumariye wasupportinga iyi channel kugira ngo ikomeze gukora unyuze kuri iyo nimero nta kibazo. So ntiwibagirwe gukora subscribe, gukanda like, unakomeze gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye, koze share. Reka dutangire isomo rya kabiri igice cya 5, uko dukoresha MetaTrader 4 trading platform mu gihe dukora iyi business ya online forex trading. Muri iri somo ugiye gusobanukirwa uko dukoresha iyi application ya MetaTrader 4 trading platform tugira ngo tubyaze umusaruro iri soko rya online forex trading. Alright, mbere yuko ntangira kugusobanurira uko dukoresha iyi application ya trading, reka mbanze mvuge ku kibanza gukorwa mbere yuko wemererwa gukoresha iyi software ya MetaTrader 4. Mbere na mbere ugomba kuba hari ubumenyi bw'ibanze ufite kuri iyi business ya online forex trading kandi ukaba warabanje gufungura account yawe ya trading kuri broker uzajya ukoresha kugira ngo wemererwe kwinjiza orders cyangwa se trades zawe mu isoko ya forex ribera online. Alright, iyo umaze gufungura account yawe ya trading kuri broker akakwemerera ko uzajya ukora iyi business ya online forex trading umunyuzeho cyangwa se umukoresheje, aguha imibare uzajya ukoresha kuri platform, ukanahitamo na password ya account yawe uzajya winjiza muri iyi application ya MetaTrader 4 kugira ngo ukore trading. Iyo umaze gufungura account kuri broker ushobora guhita ufungura demo account hamwe na Rio cyangwa se live account ubundi ugatangira gukora trading nta kibazo. Niba utazi gufungura account kuri broker, vuba hano ndahashyira video isobanura neza uko dufungura account kuri broker. Reba none muri description no muri comments urahita uhasanga link ya broker wizewe ukorera mu Rwanda witwa Hot Forex Markets. Uyu muburoka atanga uburyo bwinshi kandi butagoye bwo gukora deposit cyangwa se gushyira amafaranga kuri account yawe na withdraw, gukora amafaranga yawe kuri account wifashishije mobile money na Airtel Money. Hot Forex Markets broker ni broker wizewe wabiherewe ibikombe kandi umaze igihe akoreshwa n'abatrader benshi hirya no hino ku isi mu gihe bakora iyi business ya online forex trading. So reba link aho muri description cyangwa se muri comments ubundi ufungure account yawe ya trading ujye ukoresha uyu mubroker wa Hot Forex Markets. Alright, iyo ibyo byose birangiye bijyanye no gufungura account ya trading, uhita ujya kuri Play Store ubundi ukadownloading application ya MetaTrader 4. Iyo imaze kuba installed muri phone yawe ku buryo ibigaragara imbere yawe kuri screen ya telefone, uhita uyitacingaho cyangwa se uyikoraho kugira ngo winjizemo ya mibare na password byawe bikwemerera gukora trading. So mbere yuko
mfungura iyi application kugira ngo nkwereke uko tuyikoresha, reka mbanze nkwereke ibyo ngiye kugusobanurira ku buryo dukoresha iyi application ya trading. Ngibi ibyo ugiye gusobanukirwa muri iri somo ku buryo dukoresha MetaTrader 4 trading platform mu gihe dukora iyi business ya online forex trading. Mbere na mbere kuri pro ya mbere urasobanukirwa uko dushyira account yacu ya trading kuri iyi platform cyangwa se application ya MetaTrader 4 kugira ngo dutangire gukora trading. Kuri pro ya kabiri urasobanukirwa uko platform ya MetaTrader 4 igaragara na tools zimwe na zimwe zigaragara kuri iyo platform dukoresha iyo dukora iyi business ya trading. Ubu muri make no gusobanukirwa buri kimwe cyose kigiye kiri kuri iyo platform uko tugenda tugikoresha dukora trading. Kuri pro ya gatatu urasobanukirwa uko wahindura amabara ya chart cyangwa se candlesticks tureberamo ihindagurika ry'ibiciro. Ubwo urasobanukirwa uko tubihindura ukaba wabiha ibara ushatse cyangwa se wumva ukunze mu gihe ukora iyi trading, iyi business ya trading. Kuri pro ya kane urasobanukirwa uko dushyira currency pairs dushaka gukorera trading imbere yacu kuri platform ya trading. Kuri pro ya gatanu urasobanukirwa uko dukoresha support and resistance na trend lines mu gihe turimo kureba icyerekezo cy'isoko kugira ngo tubone uko tugura cyangwa se tugurisha currency pairs. Kuri pro ya gatandatu urasobanukirwa uko twinjiza orders mu isoko tugura cyangwa se tugurisha currency pairs. Kuri pro ya karindwi urasobanukirwa uko duhindura trades mu buryo dushaka. Ubwo ni ukugira gute? Ubwo ni trades modification mu buryo ushaka nyine bitewe n'intego zawe cyangwa n'icyo ushaka gukora mu isoko uko tuzihindagura. Kuri pro ya munani urasobanukirwa uko dusohoka mu isoko mu gihe tubonye inyungu cyangwa se igihombo. Kuri pro ya 9 ndakwereka uko tureba trades cyangwa se ama orders kwinjiza mu isoko cyangwa se winjije mu isoko mu gihe cyashize kuba watangira gukora trading kuri account yawe. Ubu ni ukureba just account history mu gihe cyashize uko wagiye ukora trading, byose biba birimo ntago bishobora kuvamo, byaba mu mwaka ushize, byaba ukwezi gushize cyangwa mu cyumweru gishize uko tubireba. Hano ndabigusobanurira naho tubirebera. Alright, so reka mfungure iyi application ubundi ntangire ngusobanurire uko tuyikoresha. So reka nkore download iyi application kuri Play Store ubundi ntangire nkwereke uko tuyikoresha. Ukirika hano kuri Play Store hanyuma ugahita ujya muri search ugasearchinga MetaTrader 4. MetaTrader 4 irahitiza. Zerengi uhita ukirika hano kuri install hanyuma MetaTrader 4 ikaba downloaded. Hano urabona ko imaze kuba installed. Uhita usubira inyuma ukajya kuri screen yawe ya telefone ukagenda ukayireba. Ngiyi urabona hano kuri screen ya telefone MetaTrader 4 yamaje kugeramo. Uhita uyikirikaho hano kirimo gufunguka itubwira gufungura demo account. Hano acceptinga izi ntuza baguha zayo. Ko twebwe dufite account kuri broker wacu witwa Hot Forex, ntabwo turi bufungure account kuri no software. Reka tuyikorozinge ahubwo dushyiremo broker wacu witwa Hot Forex. Uhita hano hejuru none baraguha login to an account, choose trading server. Ubwo hano urasearchinga broker wawe ukoresha, ujya hano muri search ukamushaka. Hot Forex Market account nafunguye, ni demo nafunguye kugira ngo mbigishirizeho uko dukoresha
application, ni hot forex market SV demo server. Iyo maje kuyihitamo mpita nshyiramo ya mibare broker aba yampaye, yandikamo handitse login, nyuma narangiza hano hasi handitse password nkashyiramo password, hanyuma ukemeza sign in. Urabona ko demo ihise igira gute igaragara hano. Iyo birangiye gutya nkuko nakubwiye ko kuri po ya mbere ngiye kugusobanurira uko dushyira account yacu ya trading kuri platform ya MetaTrader 4, byarangiye account yamaje kugeraho. Kuri po ya kabiri tugiye kureba uko platform ya MetaTrader 4 igaragara na tools dukoresha kuri platform ya trading. Tumaje kureba uko dushyira account yacu ya trading kuri iyi platform ya MetaTrader 4 kugira ngo dutangire gukora trading. Reka turebe noneho tools ziri kuri no platform tugenda dukoresha. Kaduhere hano hasi, duhereye ibumoso turebe kano kamenyetso icyo katwereka. Urabona ko kano kamenyetso karimo karatwereka uko currencies agenda ahindagurika. Urabona hano hejuru Euro USD, USD JPY, GBP USD, USD CHF, Euro GBP, Euro JPY, Euro CHF. Urabona ko application irimo iragenda itwereka uburyo currency agenda ahindagurika. Muri make nuko isoko rigenda rihindagurika nkuko nabasobanuriye ibyitwa bid price na ask price. Hano kuri buri currency wagenda ubibona ahangaha. Duhere nko kuri Euro USD, ino mibare 1.079787, 1.079997 direct. Ahangaha urahita ubona bya bintu nababwiye by'ama ask price, bid price uburyo bigenda bihindagurika ku currency. Kano kantu ka mbere hasi, kano kamenyetso ka mbere nibyo kagenda katwereka uburyo nyine ama bid price n'ama ask price abagenda hindagurika ku currencies agaragara kuri no platform. Noneho katurebe kano kamenyetso ko hasi ka kabiri icyo katwereka. Kano ka kabiri karatwereka chart uko imeze, platform ya trading se imeze gute. Urabona nyikiritseho hano hejuru, urabona ko iratwereka ko ino chart hano hejuru mu nguni ni ya Euro USD, kuri M5. iriya M5 ubwo ni chart y'iminota 5. Bishaka kureba uko zigaragara mu bindi bihe, wenda nko mu isaha, mu munsi, mu masaha ane, usa nk'ukirikamo gutya hagati muri platform bagahita bagwa kano kaziga. Reka turebe uko Euro USD igaragara mu minota 15. Iyo ukiritse mu minota 15 bisaba ko ufite internet yihuta nako birimo birarodinga, nabwo iti kwereka Euro USD uko igaragara mu minota 15. Ubwo ni gutya Euro USD igaragara mu minota 15 chart ya Euro USD. Yongeye ugakirika mo hagati ushobora guhita uko igaragara mu minota 30 chart ya Euro USD. Ubwo turagendera ku rugero rwa Euro USD kugira ngo ngende nkusobanurira buri kimwe cyari cyo cyose cy'iyi platform uburyo ikoreshwa, kubera ko Euro USD ni yisizamo by default, ariko ndakwereka n'uburyo n'izindi ugenda ureba chart zazo
Euro USD ubwo niyo turimo kurebaho. Iyo ushaka kuzuminga usa nk'ukikamo ufungura urutoki, ufungura ukazuminga in na out ugira ngo urebe uko chart igaragara neza, n'uburyo ibiciro bigenda bihindagurika kuri chart. Turebe uko Euro USD igaragara mu isaha imwe. Ni gutya Euro USD igaragara kuri chart y'isaha. Turebe uko igaragara mu masaha ane. Ni gutya Euro USD kuri chart igaragara mu masaha ane. Ibi ngibi tugenda tubikora tubireba dukora icyitwa top down analysis, tugenda tureba se Euro USD mu gihe gishize yagaragaye gute. Ni gutya tugenda tureba kuki kuri chart y'amasaha y'umunsi tugira ngo turebe ibyo pair runaka ibirimo gukora. Alright, turebe uko Euro USD igaragara mu munsi. Ni gutya Euro USD igaragara mu munsi. Turebe uko igaragara mu cyumweru, uko candlestick z'icyumweru nyine zigaragara. Ubwo no kuvuga mu cyumweru kugira ngo ino candlestick imwe yiforume biba byarafashe icyumweru kugira ngo ibashe kubaho. Noneho kuri kuri time frame y'umunsi ubwo biba byarafashe umunsi kugira ngo izo candlestick zigaragare. Imwe muri izo candlestick ubona zigaragare mu masaha ane. Ubwo izo candlestick kuri time frame y'amasaha ane, candlestick imwe uba ureba iba yarafashe amasaha ane. Hano rero ubwo candlestick imwe iba yafashe icyumweru kugira ngo igaragare. Ubwo ni gutya Euro USD igaragara mu cyumweru. Hano by default MetaTrader 4 trading platform yerekana time frame kuva umunota umwe kugera mu kwezi. Niyo MetaTrader. Ubone gutya Euro USD igaragara mu kwezi. Alright, tuyisubize mu masaha ane. Unagira ngo nkwereke kano kamenyetso ko hasi icyo kerekana ka kabiri, kerekana chart ko chart igaragara ya currency uba ugiye gukorera trading. Reka turebe kano ka gatatu icyo kerekana, kano kamenyetso ka gatatu ko hasi. Kano ko hasi kerekana balance ufite kuri account yawe ya trading na equity ufite. Nibyitwa free margin narabisobanuye mu masomo yabanjije. Ukuvuga kano ka gatatu yugakiritseho bahita bakwereka nyine account yawe ya trading, yaba ari demo yaba ari rijo, hariho amafaranga angana iki mu madolari. Nimba usetting account yawe warayishyize mu madolari, uno kuvuga kugeza ubu nonaha ino account yanjye iriho balance y'ibihumbi 10 n'amadolari 71 kuri balance. Nukuvuga ahangaha kuri kano ka gatatu niyo twinjijemo orders ziba zigaragara ahangaha. Nuko kugeza ubu ngubu nta orders mfitemo. Kano ka kane reka turebe icyo kerekana. Kano ka kane na kerekana profit. Nukuvuga hari order ninjijemo impa inyungu y'amadolari 71. Kana kakwereka deposit uba wakoze. Bega no kuvuga kano ka kane hasi ugakiritseho kakwereka ibyo wakoreye kuri iyo account byose. Nukuvuga na kamenyetso kerekana history, aho urebera history ya account yawe ibyo uba wahakoreye. Ubwo turacyarimo kureba uko ino application cyangwa se no platform ya trading yacu ibyo igenda itwereka. Ugomba kubifata mu mutwe, mbega muri make ukajya ubinyuramo uguruka mu gihe wamaje kugira ubunararibonye mu kubasha gukoresha ino platform. Kano ka gatanu rero ko kagenda kerekana nyine nibyo guruka ukoresha, agenda akurekomandinga bijyanye n'amakuru ku currency runaka n'ibindi byose bikorerwa trading.
aka gatanu rero ni nk'ama message nyine aho bohereza ama message ahangaha ho naho bagenda bagohera amakuru ho nta nubwo uzajya unahakoresha cyane ariko utuzajya gukunda gukoresha ni tuno tune twa mbere uzajya uturebaho buri munsi uko ukora trading kano ka mbere aka kabiri aka gatatu n'aka kane twose rwose mu gihe uzaba uri muri rino soko uzajya ugira gute ugenda utureba right. Noneho kuri buri kamenyetso hari igikorwa ushobora kuhakorera iyo ugakiritseho tube nk'urugero nk'hano hejuru mu nguni kuri kano kambere gatangira hano hejuru handitse kotsi iyo ukiritse kuri kano ko guteranya nukuvuga kariya kamenyetso ko guteranya iyo ugakiritseho bahita baguha kongeramo symbol ubwo nukongeramo nyine pair runaka ugiye gukorera trading none bahita baguha find ushobora guklika hano ukabashaka symbol runaka ushaka gukorera trading upfa kubuyizi hariya muri find symbol bashobora guhita bagira gute bayikuzanira noneho niba wenda utafite mu mutwe wawe urabona ino platform irahita ikwereka ibintu byose nyine ushobora gukorera trading ushobora gukora trading forex akwa kone nakubwiye ko mu gihe wize ubumenyi bwawe no forex trading hari amasoko menshi online ushobora gukora trading uno broker urabona ko ayafitemo ushobora guklika hano kuri forex ukareba symbol ziri muri forex uklika hano ku ma indice ukareba indice runaka ushobora kugira gute gukora trading cyangwa se nimba trading amawiro urabona hano arayakwereka nimba trading futures hano zirahari ushobora guhitamo ikora trading shares nayo ushobora guhitamo ukayikirikaho amawiro UK oil US oil ama bonds nayo ushobora kuyakora trading unyuze kuri no broker na gold ni zahabu ni euro zahabu ni dolari urabona ko na za silver zose zirimo alright ubwo nukuvuga iyo uri hano kuri kano ka mbere ukiritse hariya hejuru kano kamenyetso ko guteranya niho wongereramo ama currency cyangwa ibindi bintu runaka uteganya gukora trading nahangaho unyura kariya kabike kareba hasi karaga karamu kareba hasi iyo ugakiritseho ushobora kugira izo usibamo mu gihe ubishatse natuye nk'urugero iyo nkiritse kuri karaka inyetso karaka bucket kari mu nguni ushobora guhita nsibamo pair runaka utuye nk'urugero ushobora guhita nsibamo USDJPY iba yavamo wenda mu gihe ntashaka kuyikorera trading ubwo kano kantu ka mbere twabonye icyo kavuga n'icyo ushobora kuhakorera hano bature kano ka kabiri ka chat tugakiritseho tukajya hariya hejuru ukiritse hano kuri chat uyuri hano mu nguni ushobora guhita ubona account yawe n'amazina nuko witwa byose ukaba wagira gute wayimanaginga mu buryo bwawe buraturaza kuhagera bikwereke icyo dushobora kuhakorera dukiritse kuri kano ko guteranya yugakiritseho urabona gahita kaguha ama levels nyine kano kagenda kakwereka jyatsise price ni ihe ushaka nko kugira gute twe nk'urugero ushobora kakoreshwa mu buryo bwinshi ushaka nko kuba waca ama trend line kagenda kakwereka nyine price zitagaragara by default kuri no platform ukabajya wagenda uzireba se zihagaze heshye iyo ushaka ko kavamo urongera ukagakirikaho ugahita kagira gute kavamo tukiri hano kuri chat kariya handitseho F iyo ugakiritseho bakwereka ku bantu ba trading bakoresha indicators bakoresha moving average cyangwa se indicators zindi niho uhita uzibona nk'urugero nimba ukitse hano kuri main chart ushobora guhita wongeramo some indicators ukoresha ku bantu ba trading bakoresha ama indicators ama moving averages ama parabolic average direction movement index Bollinger Bands
envelopes n'izindi n'ama oscillators zose uzibonamo hano. Average true range, bias power, bulls power, commodity channel, izi zose ni indicators ku baturedinga bakoresha n'ama stochastic oscillator. Urabona ko hano harimo icyo kara kamenyetso kerekana KF. None ukritse kuri kano gakurikira kuri kano KF niho dukura ama trend lines. Twe nk'urugero buri iriya chart mbishatse nayicamo ibyitwa ama support n'ama resistance n'ama trend lines. Somo ryabyo ntabwo turarigeraho, niyo mpamvu mbanje kubereka ino trading platform mu buryo ikoreshwa. Niyo masomo nzahita nkurikizaho kubigisha ama candlestick mu buryo dukoresha ano ma trend lines. Urabona hano ushobora guhita ugira gute, twe nk'urugero urabona kano karongo gahagaze agatambika akaberamye agatambika. Ni ukuvuga hano niho dukura iriya mirongo nababwiye nzabigisha ama trend lines uburyo tuyikoresha. Twe nk'urugero nk'ubu ushobora nko gukika ku murongo umwe ari uri utambitse ugahita ukawucamo hano. Ndaza kubibereka imbere, mbanze nkasibe nimagera imbere ndabereka uburyo dukoresha ama trend line. Cyarimo kubereka iyo turi kuri chart tuno tumenyetso tugaragara tugenda tutwereka iki. Alright, twagiye hano kuri kano gakurikiraho ka gatanu. Urabona gahita katwereka mu gihe uri kuri chart urabona turi kuri Euro USD, ushobora guhita uyivaho ukajya kuri GBP USD nayo bakakwereka chart yayo. Ubwo ni British Pound na US Dollar, chart yayo igaragara gute iritse kuri kariya ka kabiri uturutse hirya. None gutya GBP USD igaragara. Ubona hano hose bahita bakwereka ama pairs yose ushobora gukorera trading mu gihe ubishatse. Ukuvuga ushobora kubura aha ngaha ugahita uva kuri chart ya Euro USD ukajya kuri chart ya GBP USD, ukajya kuri chart ya USD CHF, ukajya kuri chart ya Euro GBP, ukajya kuri chart ya Euro JPY, gutyo nyuze kuri kaya kamenyetso. Hano ubwo turi kuri kano ka kabiri ko hasi katwereka chart uko igaragara n'ibyo dushobora gukorera kuri no chart. Kuri kaya kamenyetso ko guteranya kari mu nguni niko dukoresha twinjiza order mu isoko. Kariya ka plus, twe nk'urugero haracyarimo chart ya GBP USD, ushobora kujya kwinjiza wenda order mu isoko ya GBP USD ni hano itambigira. Noneho hano urabona handitse market execution, ubwo ni ukuvuga no kwinjiza order direct mu isoko ugendeye ku biciro bihari. Urabona harakwereka n'izindi za buy limit, sell limit, buy stop na sell stop. Mu buryo bungahe butanu ushobora kwinjira mu isoko kuri GBP USD nonaha ubukoresheje. Noneho hano hasi kuri uno mubare wirabura wanditseho rimwe niho dushyira lot size. Cyitwa lot size narakibasobanuriye neza nkijya deep n'uburyo ushobora guhindura lot size cyangwa gukoresha lot size bitewe na account yawe. Urabona ko hano iranerekana bya bindi nabigishije by'ama bid price na ask price kuri no mibare y'ubururu 1.29, 23, 5, 1.29, 25. Gutyo n'ino mibare igenda ihindagurika nyine ni yerekana bimwe nabwiye by'ama bid price na ask price. Hano ushobora guhita ubona spread cyari cyo ufashe ino mibare urugenda ihindagurika ukamenya spread hari irangana gute. Ufashe uno munini w'iburyo ugakuramo uw'ibumoso ugahita ubona spread. Noneho hano ubona hari amazeru menshi, niho hano hambere niho dushyira stop loss, hano ha kabiri tukashyira take profit. Noneho iyo tubirangije kubisetinga dushobora guhita hano hasi dukora sell cyangwa tugakora buy ya GBP USD. Check bahangaha mubibona uko zino ntuza zigenda zigira gute, uko uburyo zigiye zimezemo. Twagiye kuri kano ka gatatu ko hasi. Kano ka gatatu naho hariya mu nguni ushobora kuhatangira order ya pair runaka
nta kibazo. Aha rero nkuko nababwiye, iyo buriya tuwe nk'urugero ninjiza orders hariya direct hano nari guhita mbibonera ahangaha, ariko naho nayinjijemo ndaza kubereka uko tuyinjizamo. Kuri kano gakurikiraho ho wenda icyo nahita mvuga vuba vuba ni ukuharebera history. Ushobora kuharebera today ukiritse kuri kara ko mu nguni, ushobora history y'umunsi, last week, last month, last 3 months. Hano custom period ushobora gushyiramo itariki zawe ushatse, ukavuga wenda ino account wenda nimba umaze umwaka uyitradinga, hano handitse custom period ushobora gushyiramo wenda itariki ya mbere wenda y'ukwa gatandatu 2023 kugeza wenda itariki ya mbere y'ukwa gatatu 2025. Custom period direct iyo account bagahita baguha uko wayikoreye trading, inyungu n'igihombo bahita bikwereka, ntibishobora kuvamo, biba birimo. Urumva ari ibyo ngibyo kubijyanye n'uburyo platform igenda igaragara n'ibyo tugenda duhinduramo. Ndakeka ari ibyo ngibyo hano, ndakeka murimo kubyumva no kubibona uburyo biba bigiye byifashe. Ubwo reka turebe uko wahindura amabara ya chart y'amakendotiki, tureberamo ihindagurika ry'ibiciro. Nk'urugero tugendeye kuri no rugero rwa Euro USD, ushobora guhindura ino chart yagaragaye gutya, ariko ngiye nkunda n'ubundi gukoresha ino chart isa gutya y'umutuku n'ubururu cyangwa umutuku n'icyatsi, ariko reka mbereke ushaka kuyihindura mu buryo bwawe. Uzakirika hano kuri chart hariya mu nguni, uze hano ujye kuri setting. Urabona hano iyo hakiritse quotes hagiye harimo utuntu tugiye tuvivuye. Iyo ushatse tuno tuntu nawe uzagenda unyuramo, ugenda utuvanamo, wongera udushyiramo. Muri make tuwe nk'urugero bino bigiye bivivuye, iyo uvanyemo kariya kavi, ubwo ni ukuvuga icyagaragaraga kuri chart ntabwo cyongera kugaragara. Ariko ubwo icyo ngiye naringiye kukwereka ni uburyo tugira gute dushobora guhindura amabara ya candlestick. Uramanuka hasi, ukomeje kumanuka hano kuri setting, hano urabona hano handitse colors cyangwa customize color scheme. Iyo hakiritse ni ukuvuga iriya chart yacu uburyo igaragara by default iri kuri white, wabibonye background. Ni ukuvuga inyuma irigaragara muri black and white. Hano grid ni uturongo natwo turi hariya uburyo tugaragara. Hano handitse bar up, ni ukuvuga ni umutwe wa candlestick iyo hejuru uburyo ugaragara, bar down hasi uburyo ugaragara. Ariko icyo nshaka guhindura cyane ni candlestick zerekana dominance cyangwa se abaguze uburyo ba dominatinze uburyo zigaragara, n'abaserinze iyo ba dominatinze candlestick ziba zigaragara gute. Abaguze ni bull candle, nkuko wabibonye zirashaka kuba muri buno bururu bwererutse. Ushatse ushobora guhita ubihindura ukazishyira wenda nko mu cyatsi hano. Noneho bear candle ziri mu mutuku, ukaba wazishyira wenda mu mutuku kuri fonce cyane, cyangwa urabona ko baratwereka amabara menshi agiye atandukanye wakoresha mu buryo bwawe mu gihe ubishakiye. Noneho iyo ubisoje uhita ukirika hariya hejuru handitse done. Hano handitse done, ni ukuvuga iyo usubiyeyo biri bihinduye ku makendostic, ukajya hano kuri chart, urabona ko ryabara twatangiriyeho rirahindutse, hajemo ibara nshyizemo. Uku niko tugira gute hindura amabara y'amakendostic. Ukuvuga irya ririmo by default, nawe ushobora gushyiramo iryawe bitewe n'amaso yawe cyangwa se n'uburyo ukunda kureba ibintu, aho wahindura amabara y'amakendostic. Right,
twagiye kukureba uko dushyira currency pairs dushaka gukorera trading imbere yacu kuri trading platform ya trading. Noneho hano urabona harimo EURUSD. Noneho tube nk'urugero ndashaka gushyiramo indi currency pair nteganya gukorera trading. Nzaza nkirike kuri kano kamenyetso ka kabiri n'urutsi buryo uko nabibabwiye mpitemo indi currency nteganya gukorera trading. Wenda mpitemo GBP/USD nako ihisizamo GBP/USD nimba rero nteganya gukora trading. No hari igihe ushobora gukirika hano iyo currency pair uteganya gukora trading, urabizi ko mu ma currency aba ari menshi. Urabona hano currency ziri aha ngaha ni nkeya, hari igihe uba ufite iyindi uteganya gukorera trading itagaragarira aha ngaha. Ubigenza gute? Uza hano hasi kuri kano kamenyetso ko hasi ka mbere kaga fresh kareba hejuru no hasi ukagakirikaho, ugahita ujya hariya kuri kano kamenyetso ko guteranya, ukaba iyo currency pair yawe wayishaka ukayongeramo cyangwa ukanyura muri izi ngizi yaba itarimo. Tuwe nk'urugero ndashaka wenda gukora trading wenda ya gold, nzaza nkirike hano kuri gold. Gold ni euro cyangwa gold ni dolari, reka mpitemo gold ni dolari. Ubwo iyo nyikiritseho kuriya urabona hano ibihisi ivamo, ni ukuvuga ibihisi ijya hehe kuri chat, uhita usubira inyuma. Ubwo nkiritse hano kuri chat, haza hano muri za symbol nzayisangamo. Urabona ko mbere ntiyari irimo, ariko urabona hano hasi irimo iragaragara. Nimba ariyo nshaka gukora trading ubwo ndahita nyikirikaho. Urabona ko irimo kurodinga bitewe na internet yanjye, iraje ifunguke. Gold irafungutse. Ni gutya chat ya gold igaragara. Ni ukuvuga nshobora guhita nyikorera ibyitwa analysis, top down analysis, nkahita nshaka aho kuyikorera buy cyangwa sell. Ubwo nari nkweretse uburyo twongera ama currency runaka cyangwa se izindi symbol duteganya gukorera trading mu gihe zitagaragara kuri platform utazireba. Ni buriya buryo dukoresha tugira gute tuzongeramo. Alright, twagiye kureba uko dukoresha support na resistance na trend lines mu gihe turimo kureba icyerekezo cy'isoko, kugira ngo tubone uko tugura cyangwa se tugurisha currency pair. Reka nongere nshyiremo EURUSD yacu, nkwereke uburyo ducamo ama support n'ama resistance. Uko nabikubwiye, iyo ducamo ama support n'ama resistance, uretse ko ari isomo rirerire nzagusobanurira ukaryumva neza. Ubwo dukirika kuri kano kamenyetso ko hejuru mu nguni ka gatatu turutse iburyo, kakaba aka kane uturutse ibumoso. Aha niho dushakira ama support n'ama resistance. Support ni uriya murongo ubutambitse, niwo dukoresha ducamo support cyangwa resistance. Reka mukirikeho. Iyo mukiritseho ubwo kirika hano, ubwo ni ukuvuga urabona ko ugiyemo. Uriya murongo rero nawo ushobora kuweditinga nkukanzeho ngumishijeho. Urabona ko bahita bama kuweditinga. Nshobora kuwuha size nshaka, nini cyangwa ntoya. Ubona ndamutse nkukiritseho nkakanda kuri kariya gakaramu, barampa kuwuha size runaka. Ubona hano hasi handitse style ni pixel imwe, ushobora kuwuha nka pixel wenda 3, nkavivura akora dani. Urabona ko uko agaragaraga uhise uba munini mbere wari mutoya, kugira ngo mbashe kubona neza. Noneho support uriya murongo nciye, nanone iyo dushaka guca ama support n'ama resistance duhera kuri time frame nini tugana mu ntoya. Ubu ni ukuvuga ko nimba nshaka nkuko nakubwiye kureba ama time frame, ukirikamo gutya hagati bakaguha kano ka 0 k'ubururu,
reka mvuge ko nshaka guca support n'ama resistance muri daily time frame cyangwa se muri time frame y'umunsi kuri euro USD. Nzakirika hano kuri D1 bampe iyo time frame, noneho ncemo ama support n'ama resistance. Resistance ni umurongo buri hejuru, ubwo ni nka parafu, support ni nka pavoma. Ubwo ni ukureba aho igiciro cyageze hejuru akaba ariho ncamo uwo murongo, noneho support aho igiciro cyageze hasi akaba ariho nca undi murongo. Ushatse kugira ngo ubyumve neza wavuga support ni nka pavoma, resistance ikaba parafu mu nzu. Reka mbanze nce resistance, igiciro cyageze hejuru hashoboka kuri euro USD ni ahangaha hano hejuru. Muri daily time frame ni hari igiciro cyageze, aho cyageze hasi kuri euro USD. Ubwo nzongera nkirike hano, nongere nkuzane wa murongo mucemo hano hasi. Ubwo hano ibi tubikora iyo turimo gukora analysis y'isoko no kugira ngo turebe ibyo ryakoze hashize, kugira ngo nyine turebe uburyo twakora nka prediction cyangwa twareba icyerekezo rigiye gukora kugira ngo dukore buy cyangwa sell. Ubwo support na resistance muri daily time frame ubona ko nziciyemo, noneho ushobora no kumanuka nkajya mu masaha ane nabwo nkazicamo bitewe nuko igiciro kigiye kigaragara. Ubwo tuwe nk'urugero zazi neza muri daily time frame zigumamo, nkahita nza ahangaha mu masaha ane. Urabona ko igiciro hejuru cyageze gishoboka ni ahangaha. Hano kuri 1.084.78 ahandi cyageze hasi hashoboka ngiye guca support ni ahangaha kuri 1.0732. Ubwo hano ni kuri time frame y'amasaha ane. Ongera nkamanuka nkajya kuri time frame y'isaha imwe, aho igiciro cyageze hejuru hashoboka mu isaha imwe ni ahangaha 1.0829. Ahandi cyaturutse hasi ni ahangaha. Ubwo maje gucamo ama trend line, ama support mvuye kuri daily time frame ngeze ku isaha kuri time frame y'isaha imwe. Ibi byose ubwo bigenda bitwereka aho price, ibyo price yagiye ikora. Noneho trend line zizo urumva ni umurongo nyine uberame. Tuwuca gute? Tuwuca duturutse hejuru aho igiciro cyageze tugana hasi, arizo bitwa upward trend lines. Ubwo ni ukuvuga iyo isoko rizamuka, ubwo ni umurongo ucibwa isoko rizamuka. Downward trend lines ni umurongo ucibwa ku isoko rimanuka. Ni ukuvuga rero nimba isoko rimanuka ureba aho ryaturutse hejuru kuri puiri hejuru, akaba ari ukubita umurongo uturutsa ukagenda umanuka uwunyuza ku migongo isoko ryagiye rirema. Mutuye nk'urugero hano mu isaha imwe ngiye guca trend line, ubwo nzaturuka hano hejuru itemo ka karongo kaberamye, nze hano hejuru nkaca. Nako nshobora kukeditinga nkagaha pixel ya gatatu nk'uko support na resistance lines nazihaye pixels ya gatatu, ugaca hano trend line. Ukuvuga bino nkoze ubu ni ukuvuga direct bitewe n'ibi maje gukora. Ushobora guhita mbona nimba nshobora gukora seri ino euro USD n'ibi mise nkoze nonaha. Tubikora dukora analysis tuyo turiho guseringa. Nk'ubu ngiye euro USD nshobora guhita
direct nyiseringa. Entry nziza yo kuyiseringiramo ni 1082889. Iya niyo nguni nziza yo kugira gute yo gukoreramo seri Euro USD. Ibi rero nibyo dukora mu byitwa analysis kugira ngo tugire gute turebe uko twinjiza orders hano mu isoko rya forex. Alright, tugiye kureba uko twinjiza orders mu isoko tugura cyangwa se tugurisha currency pairs. Ukuvuga nk'ibyo nari mvuze, ubu ni ukuvuga ko hano kuri ino pair ya Euro USD nimba mvuze ko nshobora kuyikorera seri kuri 1.082889. Ubwo ni ukuvuga price urabona iri kuri 1.0797. Ngiye ubwo nzagenda njya hariya nimba ariho mbonye ho guseringira mashyire seri limit. Seri limit ubwo nzaklika kuri kano kamenyetso ko guteranya mu nguni, bite settinga ya hano kuri market execution, bitemo seri limit. Lot size ni ukuvuga yo ushobora kuyisettinga ukaba washyiramo wahindura umubare 1 cyangwa 2 bitewe n'amafaranga ufite. Reka ndekiremo iriya kubera ko igendanye n'amafaranga ngiye mbona afite. Wanashyiramo na 5 washyiramo na kangahe biterwa na risk ushaka gufata. Noneho nimba mpisemo seri limit, navuze ko ngomba guseringira Euro USD kuri 1.082889. Ubwo ndahita njya hano seri limit 1.082889. uko nabibabwiye mbere ko hano hari utuzeru ibumoso hari aho dushyira stop loss, hano tugashyira take profit. Ubwo ndashaka kuri hano kuri skinga pips 40. Kuki kuri ino order ngiye gushyiramo ya Euro USD. Ubwo ndafata no mubare ushobora guhita nko kopia ayitangira gute kubara ama pips. Narabibigishijwe tubabara arigira gute nka riskinga pips 40. Hari 28. ubwo arahita hajya 68. Ubwo ndi bube nshize pips 40 muri stop loss. Noneho nimba nshaka gufata pips 100 kuri no order ngiye gushyiramo, ubwo hariya hano harize 8 ndahita mashyira 7. Ubundi mpite nkora press order. Ni ukuvuga order ya seri limit ya Euro USD nyishizemo. Ushobora guhita njya hano kuri chart nkareba se igiriyemo shi, nkakora zoom in na zoom out ahita mbibona aho stop loss yanjye iri na take profit iri. Nashyira no mu masaha ane direct hano ahita mbibona. Ukuvuga Euro USD ubwo iramutse izamutse ikaza ikajya hano kuri kino giciro nashyizemo ikinjira mu isoko direct, yahita yinjira mu isoko igahita igira gute ikora ibyo nteganya nimba nteganya kwiseringira hariya. Gutya twinjiza order mu isoko. Reka mvuge none aha wenda ko nshaka guhita seringa cyangwa nkora seri Euro USD aho isoko rihagaze. None aha ntagiye gushyiramo amaseri limit cyangwa ko ntegereza ko igiciro kigera hariya. Zaza kuri kano kamenyetso ko guteranya, mite nkora seri direct kuri market execution, mite nkora seri. Ubona ko serinze Euro USD direct nkuko nabibabwiye ko hano zino pairs ziba zifite icyitwa spread. Ni ukuvuga ko ubu ngubu niyo mpamvu ubona istangira kubara muri minus. Ni cya kinyuranyo kiba kiri hagati ya ask price na bid price kiba gise cyerekana ayo mafaranga bagendeye muri spread. Ni ukuvuga rero ni gutya twinjiza order mu isoko. Noneho nshobora guhindura ino order nyingije mu isoko. Ushobora kujya hano ayikirikaho ngumishijeho, baraguha hano Euro USD ko twayiserinze. Ushobora guhita uyikorozinga
cyangwa ukaba watangiramo indi order ya kabiri cyangwa ukaba wayimodifying cyangwa na chart yayo ukayireba. Reka tujye kuri modify no kuyihindura. Ona nta stop loss nashyizeho, ariko urabona nayiseringiye Euro USD, nayiseringiye nayikoreye seri kuri 1.0794. noneho tube nk'urugero, nimba nayiseringiye kuri 1.0794, ikamvuge ko ngiye kugira gute gushyira muri risk pips 40. ubwo nishyira muri risk pips 40, ubwo nza stop loss nzayishyira kuri 1.0834. Stop loss irajya kuri 1.0834. ubwo ndabamo ngize gute nshyize pips 40. Urabona hano handitse SL bivuga stop loss, hano T na P bivuga take profit. Noneho tube nk'urugero, reka mvuge nimba nayiseringiye kuri 1.0794, ngiye gushyira muri take profit pips 100. ubwo hari 1.0794, ubwo nishyiramo muri take profit pips 100, ubwo hariya ndashyira 1.0694. Urabona ko itangiye no kugenda, itangiye kubarira mu nyungu uko isoko rero rigenda. Urabona itangiye kubarira mu bururu, hariya hari 1.0794, ngiye gusettinga take profit, ndahashyira 1.0694. 1.0694. kubara pips narabibigishije. nimba hari umuntu wakurikiranye amasomo yose kuva ku ntangiro kugera hano, nkeka yumva buri kimwe cyacyo cyose ndimo gukora. Ndabisetinze hano, nshyizeho take profit na stop loss byose. ubu ngubu nta kibazo niyo wafata telefone ukayifunga ukigendera, ibyo wasetinze witeguye kubyakira rwose waza ugasanga byabaye. urabona ko order yanjye itangiye kubarira mu nyungu. Ibyo byanditse mu bururu ni ukuvuga ko ya order ninjijemo ya seri itangiye kubarira mu nyungu. Nimba irimo kwandika minus mu mutuku, ni ukuvuga ibirimo kubarira mu gihombo. Reka turebe kuri chart yayo ibyo na settings. Urabona nyishyire mu masane kugira ngo tubibone neza. ni ukuvuga nayiseringiye hano. ubwo ni ukuvuga entry iri ahangaha, isoko riri stop loss iri hano hejuru. ni ukuvuga ino Euro USD iramutse izamutse ikajya hariya kuri stop loss, nahita mva hano mu isoko n'igihombo. noneho ni umukomeza ikamanuka ikajya hano handitse hasi TP, nahita mva muri rino soko n'inyungu. gutyo twinjiza orders mu isoko, tukagira gute tukaba twanazimodifying. kimwe nuko bishatse nkuko mvuga ko nashyize pips 40 muri stop loss na pips 100 muri take profit, ushobora guhita nongera nkayikirikaho nkayimodifyinga za pips nkaba nazongera cyangwa nkazigabanya. icyo kiza cya forex trading, ukora icyo ushatse mu gihe ubishakiye, ukawahindura ibyo ushatse mu gihe ubishakiye. Alright, urabona ni ukuvuga yinjiye mu isoko irimo irabara, noneho yayindi itegereje kwinjira mu isoko ntabwo iragerwaho yo. ubwo ni ukuvuga niyo bita pending orders. Alright, tumaze kureba uko twinjiza orders mu isoko n'uburyo twazihindura iyo turimo gukora ino business. tugiye kureba uko dusohoka mu isoko mu gihe tubonye inyungu cyangwa igihombo. nabivuze uburyo dushobora kubikora. tube nk'urugero, nk'ubu ushobora kwicara nka none aho winjije no orders ya Euro USD mu isoko, ukavuga uti ngiye ndabona wenda ibyo nkoze atari byo, reka nemere wenda sohoke mu isoko na kino gihombo cy'amadolari 25. kubera ko none ubu ngubu biri cyarimo kubara mu gihombo ntabwo irajya mu nyungu, ariko ndateganya ko ishobora kujyamo. ushobora guhita ugira gute ukiri kugumishijeho
ukaba wakora close order ikavamo, cyangwa ukaba wanayimodifyinga ugashyira stop loss aho ushatse. Ariko reka mbe nyihereye, ntabwo nayikorozinga irimo gihombo nonaha, ntabwo ndateganya kuyikorozinga. Ariko iyo ushaka gukorozinga gusohoka mu isoko nonaha no gukiri kugumishijeho ugakorozinga, cyangwa se ugategereza ibyo wasetinze ari ama take profit n'ama stop loss akaba ari byo bigukura mu isoko. Tukadutegereza. Ni ukuvuga niyo mpamvu mvuga hano muri forex habamo ikintu bita patience na psychology, nkuko nabivuze mu isomo nzabigisha mbere. Nibyo bikora aha ngaha, ukora ibyo ushatse mu gihe ubishakiye. Alright, turebe uko wareba trade cyangwa se orders winjize mu isoko mu gihe cyashize kuva watangiye gukora trading. Ubwo ni ukureba history nyine y'ibyo wakoze hano. Ubigenza gute? Unyura kuri kano kantu ka kane, kano kamenyetso ko hasi ka kane ni nabibabwiye mbere, ukajya hariya. Urabona tuwe nk'urugero hano barakwerekana history y'umunsi, ibyo wakoze uyu munsi today. Ni ukuvuga uyu munsi nakoze trade $71 niyo history y'uyu munsi. Kubera ko rino account ari nshyashya mu cyumweru gishize, n'undi ni ya history imwe ntabwo ndayikoreraho. Ariko tuwe nk'urugero nka nyuma y'ukwezi nabwo winjijemo hano, ushobora kujyamo ukareba wenda last month. Tuwe nk'urugero nimba umaze ukwezi kubikora trading, ikwereka history y'ibyo wakoreyeho mu mezi 3 ashize, ibyo wakoreyeho ishobora guhita bikwereka. Rero history igaragara ni y'uyu munsi nyine. Rero kino account ni nshyashya nafunguye kugira ngo mbigishirijeho uko tugira gute, uko dukoresha no platform ya trading. Alright, numva ari ibyo ngibyo kubijyanye na trading n'uburyo dukoresha platform cyangwa se application ya MetaTrader 4 tugira gute kugira ngo tubyaze umusaruro rino soko. Numva ari ibi ngibi, saba ku bireba ubishya muri practice, wongera ubisubiramo direct. Uko ugenda ubikora inshuro nyinshi bigenda application uyica amazi mu kuyikoresha ku buryo amatsirise winjiramo uhita ukora ibintu byinshi. Ibintu byose ngo usobanuriye ugahita ubikora ako kanya. Alright, umva ari ibyo ngibyo kugeza ubu ngubu. Ndumva usobanukiwe uko dushyira account yacu ya trading kuri iyi platform ya MetaTrader 4 cyangwa application ya MetaTrader 4 kugira ngo dukore trading. Ndakeka usobanukiwe uko wareba platform ya MetaTrader 4 uko igaragara, ukamenya tools tugenda dukoresha zose ukabasha kuzibona akamaro kazo. Se ndakeka wasobanukiwe uko wahindura amabara ya chart cyangwa se ya candlestick tureberamo ihindagurika ry'ibiciro. Nkeka wabyikorera kugeza ubu ngubu. Ndakeka ubu none wasobanukiwe uko dushyira currency pairs dushaka gukora trading hano kuri trading platform, kuri iyi platform ya trading. Ndakeka usobanukiwe uko dushobora guca ama support n'ama resistance cyangwa se support and resistance n'ama trend lines. Urabibonye uko tubikora. Ndakeka usobanukiwe uko twinjiza orders mu isoko kugira ngo tugure cyangwa tunagurishe, dusetting lot size ubundi twinjire order mu isoko. Ndakeka wabibonye. Ndakeka wasobanukiwe uko dushobora guhindura trades, zimodifying se dushyiraho stop loss, tuzikorozinga se, nabyo ndakeka wabibonye. Ibindi nkeka wabonye uko tureba trades cyangwa se orders winjize mu isoko mu gihe cyashize. Ubwo ni history ya trading account yawe byose ndakeka wabibonye uko tubikora. Alright guys, so reka turebe ya order yacu uburyo yinjije mu isoko. Wenda mpita nanayikorozinga
ndabona irimo kumpa $8 ariko ndateganya ko bishobora kuza gukomeza, ariko ndabona aragenda ahindagurika. Ni gutya bigenda bihindagurika. Reka nyikorozinge ifitemo aya ngaya, nubwo irimo kugenda imanuka ariko nta kibazo. Nako irimo kumanuka, irimo irajya mu cyerekezo cyanjye rwose cya selling, kandi mbikoze nonaha. Urabona ko iracyagenda, ariko reka nyikorozinge nkwereke uko bihita bigenda. Reka nkorozinge ino nyungu, kanyikorozinge. Urabona ya profit ya order yacu ivuyemo n'inyungu $26. Iyongeramo indi nari nakoze seri kare $71, ariko nk'ubu ushobora kuyiholdinga ikaba yagera no mu nyungu mu gihumbi. Ubundi njyewe iyo ndimo gukora trading indi swing trader nshobora guholdinga zino orders iminsi 3 icyumweru, bitewe n'uko ibyo namba nakoze mba nabyizeye. Ariko urabona ko profit y'uyu munsi nyine ni $97. Profit y'umunsi ni $97. Ni gutya rero dukoresha application ya MetaTrader 4 muri telefone. Murakoze cyane gukurikirana iri somo, kaduhure ubutaha muri indi somo bigisha uko dukoresha ino application muri computer. Alright guys, kugera kuri success cyangwa se kuba successful ni igisubizo cyangwa se bituruka ku gukomeza gukora cyane ubifatanije no kwihangana hamwe no kwiyemeza. Kuba successful bituruka mu kubasha gushyiraho intego zihamye, hanyuma ugakora ugana kuri izo ntego umunsi ku wundi. Kuba successful cyangwa se kugera ku ntsinzi ntago ari bya bintu ugerageza umunsi umwe ubundi ugahita ubigeraho, ahubwo ni urugendo unyuramo wiga ubundi ugakora hanyuma ukagana imbere. Ni rwa rugendo rutabura inzitizi, hanyuma ukiga gukuraho izo nzitizi ugakomeza ukagana imbere kandi wifitiye icyizere cyinshi cyane. Ya ntsinzi imwe ya nyayo ituruka mu kubasha guhagarara kigabo no kugira umurava ugana ku byo ushaka kugeraho utitaye kuri birantega. Ugomba kwizerera muri wowe ubundi ugashyiramo ingufu zishoboka, izo arizo zose. Ibyo nibyo bizatuma ubasha kugera ku byo ushaka kugeraho. So uri icyo utekereza kuri cyo, icyo utekereza kuri cyo nicyo uba cyo. Ibitekerezo tugira nibyo bituganisha ku bikorwa dukora, ibikorwa dukora bikatuganisha ku myitwarire yacu, imyitwarire yacu ikatuganisha ku buzima tubamo buri munsi, ubuzima tubamo buri munsi bukatuganisha ku iherezo ryacu. Alright, so buri kimwe icyo ari cyo cyose gihera mu mitekerereze. Niba ushobora guhindura ukanakontorora imitekerereze yawe, ushobora gushyiraho iherezo ryawe. Kontorora imitekerereze yawe ubundi urebe ukuntu uhita uhindura ahazaza hawe. Alright, so guys, urumva ugikeneye gusobanukirwa neza iyi business ya online forex trading, urasubscribe na like, unakomeza gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye, ukoze share. Katwongere duhore muri indi somo rikurikira, ukomeza gusobanukirwa no kureba kure, nibikomeze bibane nawe. Bye bye.